niba uri kunyumva uryamye se cyangwa ukaba utaryamye gusa wigeze uryama gusa ari kimwe mu bice by'ibikorwa bidasanzwe ba ku mubiri wacu mu gihe dusinziriye. Ibi ngibi bikaba benshi bibatera urujijo, bigatuma benshi badasobanukirwa, bamwe bikaba binatuma bavuga ati hari ubuhanuzi buba bwatubayeho. Iki ni igice cy'inzozi aho rimwe wigeze urota wotoye amafaranga menshi cyane kandi ukumva biranagushimishije, gusa wabyuka mu gitondo ukayabura. Gusa si ibyo gusa, hari n'ikindi gihe wigeze urota urimo kwirukanka bitewe n'ikintu kiri kukurukankaho giteye ubwoba, bikagera aho wahagira ukanarira ukumva ugiye gupfa, ariko ibi ngibi bikarangira ukangutse ugasanga nta kintu cyabayeho wari uri niho ukiri. Gusa hari n'ikindi gihe waba warigeze urota wagiye nko mu ijuru cyangwa se uri mu kirere uri kuguruka, ukajya wumva ntabwo kugira ngo ugere hasi byashoboka, ukumva uri mu kirere urimo wirukanka ndetse nta nubwo uri kuva aho uri. Ibyo byose biba mu gice cy'ubwonko cyangwa se biba hamwe byifashwe uduce tw'ubwonko. Ndimo nshaka kukubwira nkagusobanura neza inkomoko y'inzozi, nkagenda neza nkakubwira nje hano aka kanya kugira ngo nkusobanurire neza inkomoko y'izo nzozi turota. Ese ziva he? Aho niyaba ari amagini nijoro aba yaduteye bigatuma twumva yuko ngo turi kurota bimwe na bimwe bikaba byanadutera n'ubwoba, cyangwa se ahubwo ibi ngibi ko rimwe na rimwe turota bakatubwira ngo ni ubuhanuzi, ngo ibyo turose bizatubaho, ngo ndetse hari n'abantu bakabyinzozi ngo bikarangira ibyo bavuze ngo n'ibyo barose bibaye ku muntu. Se koko iki ntabwo ari ikintu kiguteye amatsiko wumva ukeneye kuba wamenya? Icyo nkusaba ni ukuguma kuri mobile wanjye, ukaguma kwica no yanjye ugakora subscribe, ugafungura inzogera kugira ngo ibyegeranyo nk'ibi ngibi uzajye ubyumva mu wa mbere. Ndi wa wundi uza nkakubwira byinshi ku buzima bwawe, nkakumara amatsiko yagufasha kuba inkingi ya mwamba kugira ngo ibibazo byose byakubase mu buzima bwawe bikemuke. Kanze nkubwira neza inkomoko z'ibi byose, nkubwira uruhare bifitemo ndetse n'ikintu ku kindi kugira ngo ubashe gusobanukirwa. Ibi ngibi bivuga yuko ngo abantu barota inzozi mu gihe basinzire cyane mu cyiciro cyangwa mu gice cy'inzozi bita REM, rapid eye movement. Ngo iki ni icyiciro kigeraho kiba ngo mu gihe ubwonko buba bukora neza cyane hafi nk'aho umuntu ari maso, ariko umubiri wo uba warangiritse cyangwa se uba utakibasha gukora muri ako kanya, ku buryo umuntu nyine yarota ariko akaba atashobora kugenda cyangwa se ngo abe yabasha gukora ibyo ubwonko burimo butekereza. Gusa nubwo ndimo mvuga gutya, ari abantu barota nijoro bakavuga bagasaragurika ndetse bakabasha kuba banagenda bakava aho bari bakazenguruka mu nzu hose. Ibyo ngibyo byuraza kubyumva mu cyegeranyo cya kabiri nabateguriye kivuga impamvu umuntu ashobora kurota noneho akagenda. Ubwo rero ndagira ngo ntangire neza nkubwira noneho impamvu nyamukuru siyansi cyangwa se ubumenyi bw'iyi si bwihariye bugaragaza ko ibi ngibi impamvu byabaho. Igice cya mbere cy'ingenzi gifasha umuntu kuba yabasha kurota ni igice bita hippocampus. Aka ni agace k'ingenzi gafasha umuntu gutunganya ndetse no kubika urwibutso rushya mu gihe cy'inzozi. Hippocampus iyi ngiyi yongera gusubiramo ibyabaye mu minsi, igafasha uturemangingo ngengwabwonko kohereza amakuru mu bice bibika neza urwibutso cyangwa se bibika ibintu waba warigeze urota, bikaba byabasha kumara igihe kirekire. Iki gice cyo gifite uruhare rutuma ngo umuntu abasha kuba yarota ariko akabasha kubyuka ibintu yarose akibyibuka. Ubwo bishatse kuvuga umuntu urota inzozi bugacya yazibagiwe, iki gice kiba gifite ikibazo. Igice cy'kabiri nicyo bita amygdala. Aka ko ni agace k'ingenzi cyane mu bijyanye n'ibyiyumvo, cyane ubwoba ndetse n'impagarara. Amygdala yo ikora cyane mu gihe bita rapid eye movement nk'uko nabivuze. Iyi niyo mpamvu inzozi akenshi ziba zifite ibyiyumvo bikomeye nk'ibyishimo, agahinda kadasanzwe, cyangwa se inzozi nyinshi ugasanga zibasha kuba zatera umuntu ubwoba. Gusa indi mpamvu nyamukuru ku nzozi ngo ni impinduka zidasanzwe mu bwonko bw'umuntu, aricyo bita brain activities. Ngo hari igitekerezo cya activation scientific hypothesis. Iki kivuga yuko ngo inzozi ngo zibasha kuba zava ngo ku mikorere itunguranye y'imitsi y'ubwonko, ibyo bita neural activities, mu gihe cy'ibitotsi bya REM cyangwa se cya gice navuze bita rapid eye movement. Ubwonko bushakisha uburyo bwo guhuza izo ngendo z'amashanyarazi butunguranye bigahinduka inkuru cyangwa se amashusho tubona mu nzozi. Ibi ngibi akaba aribyo byatuma bibaza ngo umuntu arota ati noneho uburyamye umubiri wawe uruhutse cyane ariko ubwonko bwo buba bukiri gukora neza 100%. Uturemangingo ngengwabwonko neurons two mu bice bitandukanye dukorana neza bya hafi
mu buryo bwihariye. Ibi ngibi bigatuma inzozi zibasha kuba zakorwa, ibi bikabasha kuguhereza amashusho ubona mu nzozi ndetse na za nkuru zose uba uri kumva uri kugenda ubarera abantu. Gusa ikindi gice nicyo bita traumas. Aka ko ni agace gatanga amakuru y'ibanze n'ibyiyumvo kakayohereza ku kindi gice cy'ubwonko bita cerebral cortex, kugira ngo iki gice nacyo kize kuza kubyifashisha gikora izo nkuru n'amashusho. Cerebral cortex, iki ni igice cy'inyuma cy'ubwonko gifite inshingano zo gutekereza, kwibuka ndetse no gusobanura amakuru. Uturemangingo ngebwankonko rero two muri iki gice nitwo duhuza amakuru atunguranye bigahinduka inkuru, amashusho n'ibyiyumvo umuntu abona mu nzozi yarimo arota. Gusa muri make, kurota ni kimwe mu bikorwa biba ku bantu bose ndetse ni na kimwe mu bikorwa bisanzwe, ahubwo umuntu utarota aba afite n'ikibazo. Gusa iby'uko ngo umuntu ashobora kuba yabarotaga akabya inzozi ngo ibyarose bikazaba ku muntu, nta bumenyi na bumwe bwa siyansi bwemera ibi bintu bivuga yuko ngo inzozi hano na hamwe zihura n'ubuhanuzi, cyangwa se nta hantu na hamwe bihurira n'uko inzozi umuntu yarose ishobora kuba zazamusohoraho. Njye nariwe nuri ikiganiro cy'MENYABYIMBITSE ngushimira kubukurikira. Niba ari ubwa mbere ugeze ku channel yanjye y'ingenzi, wigenda ko subscribe, wigenda usangije abandi ndetse wigenda utanambwiye ati iyi video nayikunze, ubwo like yawe irakenewe. Ibyegerano nk'ibi byo nakagaruka, kandi noneho mu gice cya kabiri cy'iki cyegeranyo nze nkubwira noneho impamvu zishobora kuba zatuma umuntu noneho arota akabasha kuba yagenda nijoro mu gihe asinziriye, akazenguruka inzu, akarota atera imigeri se, akarota kanje amenyo, cyangwa se akaba yabasha kurota